ibitekerezo byacu birahari kuko Imana yaduhaye amahitamo. Ujya wumva nk'iyo ugiye gukora nk'ikintu wenda tuvuge nk'urugero rumwe urashaka nko kujya kwiba, sibyo? Umva umwe ukubwira reka genda nuca hariya ugaca hariya, nta nubwo bari gufata doreba, nta nubwo bari no kureba na kamera, urari bihagaze hariya irindi ntagira biri kureba, ukumva muri wowe hari ibitekerezo biri kukubwira bityo. Urasenga ngo mana mfashe ntibampa. Cyangwa se kinkati icyo bita ihazabu. Ihazabu urayizeri? Oya. Se ngubeshye. Ihazabu na amafaranga umuntu atanga ashobora gusimbura igihe yari gufungwa, cyangwa se akigereka hejuru y'icyo gihano uri gufunguka. Buri bufunga igihano runaka ariko hakazaho n'amafaranga yandi agomba kwishyurwa. Ni ihazabu. Ihazabu itari zahabu. Ntago nzi n'ikinyarwanda. Hari umusirikare ujya ku rugamba atabizi ko ashobora gupfirayo. Ushobora gupfa ariko urapfa. Nta musirikare ushobora gukora ikintu ariko se iyo bamaze kumurasa amaguru abona bimeze nabi ntago ajya abwira mugenzi we ngo namurase cyangwa akirasa. Uwo ni umusirikare utandukanye abaniyahuye, icyo ni icyaha uko mbyumva. Niyo bakurasha amaguru ukavuga ngo ndasa unyice, uburibwe bwamubanye bwinshi se kandi abonaho kugira ngo bagenzi be bakomeze bamuguru bijya bibaho tujya tubibona. Yego ariko murakaza neza mwese hano, abari kutureba murakoze. Mbere y'igihe kirekire turongeye turagarutse, turaje nyine ngo tuje gukora ijambo ry'Imana. Ngarutse n'abatumirwa banjye murababona. Introduce yourself. Bivuga harimo abasanzwe, harimo ubwa mbere, ariko nitumara gukora introduction ubundi turasenga kugira ngo ikiganiro cyacu kigende neza. Nitumara gusenga ubundi dukomerezeho. Murakoze. Kaduhere wenda ku uyu mushyitsi wacu mushyashya wenda yivuge, ubundi dukomeze kuri kubandi. Murakoze. Turabasuhuje mwese abadukurikiranye. Nitwa Patrick Mugabo, ndi umusore, ntago nubatse, ndi ingaragu, ntuye hano muri kino gihugu cya Finland. Ndumva ari byo. Sante sana. Reka dukomezeyo nubwo wewe bamaze kukumenya, ariko ntacyo bitwaye kwivuga no ntacyo bitwaye. Twagiye. Nanjye nitwa Rachel Nice, nk'ibisanzwe ntago ari ubwa mbere muri iyi studio, nta nubwo ari n'ubwa kabiri n'ubwa kenshi, ariko wenda n'ubwa nyuma. Nta nubwo ari n'ubwa nyuma. Ariko birashoboka ko hari umuntu ugiye kureba iki kiganiro ari ubwa mbere, umuntu ugiye kureba iki kiganiro ari ubwa mbere. So ndubatse, ndi umubyeyi w'abana 4, mfite umugabo umwe, ikindi ni ndi umuhanzi, ndi umuramyi, nkunda kuririmbira Imana indirimbo ziramya zihimbaza Imana. Hanyuma kandi ndi n'umuvugabutumwa iyo bibaye ngombwa aho Imana idutumye. Murakoze. Imana ibiduhana umugisha. Ufite na channel? Nanjye byibuka. Nabyo narinze. Mfite channel Rachel Nice Official kuri YouTube. Ndatekereza Eric yajya bishyiraho neza, ushaka kudukurikirana we yadukurikira. Rachel Nice bajye bagufollowinga barebe n'indirimbo. Afite indirimbo nziza cyane rwose, Evan. Cyane cyane irango Yesu ntunsige, ndayikunda bya cyane. Noneho rero reka tubanze twihe Imana, dusengere ikiganiro. Reka nsabe Rachel dusengere kugira ngo ikiganiro cyacu kigende neza, ubundi dukomeze. Murakoze. Twagiye. Katwubaha Imana dusenge. Data mwiza, turagushimye, tuguhaye icyubahiro, muremyi w'isi n'ijuru, wahozeho, uriho kandi uzahoraho iteka ryose. Nta gacu ko guhinduka ufite, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Turagushimiye ko twakumenye kandi ukatwimenyekanisha. Turagushimiye ko waducunguye twari dupfuye twishwe n'ibyaha byacu, ariko uza kuducungura kugira ngo natwe tube abaragwa b'ubwami bwo mu ijuru, duhabwa ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu tuje imbere y'amaso yawe, tukwinginze kugira ngo ubwo wadusigiye Mwuka Wera ngo atuyobore, abane natwe mu byo dukora byose. Turakwinginze ngo muri aka kanya ka none tugiye gukora iki kiganiro utwoherereze Mwuka wawe Wera,
amanukire kuza kubana natwe, abe hagati muri twebwe. Ibyo tuvuga ntitube tuvugishijwe n'ubwenge bwacu cyangwa n'imitima yacu, ahubwo umwuka wawe wera azamanuke abe hagati yacu, kugira ngo ibyo tuvuga azabashe kubyemeza abantu bitewe n'abo ashaka ko bigeraho, bikagira n'icyo bimarira umumaro, cyangwa se n'icyo bibakiza, n'icyo bibahindura kuri bo. Turakwinginze kugira ngo ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru muri twebwe. Duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru, kandi turakwinginze ngo mwana w'intama w'Imana, buri wese uzumva iki kiganiro kizagire icyo kimufasha, kizagira aho kimuvana naho kimugeza, kuko intego yacu ni ukugira ngo hagire basi n'umuntu umwe wakumva iki kiganiro akizwe cyangwa agire icyo yiyungura. Ngaho komeza ubane natwe hagati muri twebwe, utwagure mu bitekerezo, uduhe ubwenge, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, nyuma tubisabye urakoze. Amen. 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 Ikintu kabisa tujya dusenga mbere yuko tugira ikintu cyose cyo dukora, cyane cyane ku bintu byerekeranye n'Imana, kwifasha Imana. Iyo wifashije Imana ibintu byawe bigenda neza. Ariko reka ne gutinda, ariko mbanze mbakubite topic y'uyu munsi yo munyihanganira, ngira slang zanjye wenda hari abantu b'abakristo mutabikunda cyane, ariko byose ntacyo bitwaye. Mbo ikintu nshaka ko tuganiraho, wambaza ngo ni igiki? Kumwe na Patrick, ndi kumwe na Rachel yenda, ariko uyu munsi nagira ngo ubushize twaganiriye ku jambo rivuga ngo gukizwa n'iki, ariko twaraganiriye biba birebire, ariko noneho ndagira ngo uno munsi nanone twongere tuganire ku kintu cyenda gusa nabyo, ariko noneho icyo tugiye kuganiraho turavuga se ubundi ubushize twavuze ngo gukizwa n'iki, ubundi ikintu tugiye ndavuga ngo ni ndukizwa. Ese gukizwa bivuze iki? Ese iyi topic kugiye kutugora. Dukizwa iki? Cyo kintu nshaka ko tuganiraho. Twavuga ngo gukizwa n'iki, ariko se nimba avuga ngo gukizwa, twamenye gukizwa n'iki, noneho tugiye kuvuga ngo dukizwa iki? Ni iki dukizwa? Ese tuba turwaye tugakira? Ese ni iki dukira kwanza? Rero nagira ngo tutare twajya muri byinshi, ubundi dukira iki? muri umuntu ukizwa ninde? Umuntu ukizwa ninde? Dukira iki? Tubanze tukampere kuri ndahera kuri Patrick nanone. Ibintu ninde ukira? Ntabwo ndi bujye mu bintu by'ubwenge cyane bya filozofi. Gukizwa, abantu benshi batekereza ko ari ukuva mu byaha. Niko abantu benshi iyo batekereje gukizwa nicyo batekereza. Ariko njyewe ntabwo ariko mbibona. Gukizwa ni ukwizera imbaraga z'Imana. Ibindi byo kuvuga ngo imirimo myiza, gukiranuka, ni ingaruka z'uko wamenye imbaraga z'Imana uzizeye. Nicyo cyonyine cy'ingenzi, ni ukwizera imbaraga z'Imana, ukizera ko Imana ishobora gukora imirimo itangaje muri wowe, ishobora gutuma unakiranuka, ishobora gukora n'ibindi bitangaza, ishobora kugukiza indwara, ishobora gukora imirimo idasanzwe. Ko niko numva ngiye gukizwa. None hakizwa nde? Ninde ukizwa mbega? Ushaka kumwumva? Hakizwa umuntu wese wavutse, avuka adakijijwe. Kubera iyi si, muri Bibiliya hari ahantu handitswe ngo, numvisha n'ubushize Fisto yarabivuze ngo mu byaha ngo niho mama yambyariye, ngo icyaha cy'inkomoko, ibintu nk'ibyo. Njye simbyemera ibyo, ariko nemera ko iyo tuvuka turi abaziranenge, ariko uko dukura, ibyo twigishwa mu miryango, ibyo twigishwa na sosiyete bitugira babi. Ntujya mva bavuga ngo abana n'abamarayika. Uko tugenda dukura niho tugenda tuba babi. Buri muntu wese akeneye gukizwa. Ntabwo ari ukuvuga ngo ninde ukizwa, ni buri muntu wese. Nako mbyumva.
iyo idea nawe urabyumva gutyo duvuka turi abanyabyaha tuvuka turi abamarayika bite wumva ute wowe? Ntekereza yuko wenda impamvu Fisto yavuze gutyo ni Dawidi daboro, umwami Dawidi niwe wabivuze avuga ngo mu byaha nimo mama yambyariye. Yarashatse daboro kuvuga ku kintu cy'icyaha cy'ubusambanyi yari amaze gukora. Dawidi ubushakashatsi buvuga yuko Bibiliya daboro ivuga yuko Esayi yabyaye Dawidi arimo kujya ahantu gukemuza intama, then agaca ku mugore wari maraya bakaryamana bakabyarana uwo mwana ari we Dawidi. Nyuma umwana yagira imyaka 7 ya maraya ikazamufata ikamuzana mu rugo kubera yuko yari atakibashije kumurera kandi umwana afite se azina se. So rero Dawidi kuvuga ngo mu byaha nimo mama yambyariye, urumva mu by'ukuri yavukiye mu byaha. Ndumva icyo ngicyo kiri kiriya kirumvikana. Yavutse mu ngaruka z'icyaha. Kubera ko se yasambanye yaryamanye na maraya, maraya ibyara Dawidi. Ntibyumvikana ntibiri kiriya? Biri kiriya, ariko urabizi ko hari abajya bavuga ngo icyaha cy'inkomoko. Icyaha cy'inkomoko rero kiratandukanye. Kiratandukanye n'icyo Dawidi yavugaga. Icyatumaga Dawidi avuga gutyo kubw'icyo cyaha ngo mu byaha nimo mama yambyariye. Kiratandukanye no kuvuga icyaha cy'inkomoko nacyo kiri ukwacyo. So rero icyo cya Dawidi nicyo nari nshatse kuvuga ngo ntago nemeranywaho nawe kuko bavuze ngo mu byaha nimo mama yambyariye ngo ntago tuvukira mu byaha. Nicyo ngicyo byari bishatse kuganishaho, kandi Dawidi nawe yari amaze gukora icyo cyaha cy'ubusambanyi, amaze gusambana na Batisheba, amaze no kwicisha umugabo we kugira ngo akavaringe ingaruka zavuye muri icyo cyaha cy'ubusambanyi, kuko umugore Batisheba yisanze atwite atuma ku rugamba ngo bagende bazana umugabo we ngo aze aryamane na Batisheba kugira ngo iyo nda izamwitirirwe. Umugabo aravuga ngo ntago naba nsize abandi ku rugamba ngo nze kwinezeza mu rugo n'umugore. Yanga kuryamana nawe. Asubiye ku rugamba Dawidi aramubwira ati mumushyire mu b'imbere kugira ngo apfe mbere. Aramwicisha. Amaze kumwicisha rero byari byoroshye ko wabasha gukavaringa icyaha kuko nta muhamye wari ugihari wo guhamya ngo ese yaba yararyamanye n'umugabo mbere yuko agenda, kuko yaraje muri icyo gihe. Ariko nyuma nyine Dawidi yaje gufata Batisheba amuzana mu rugo amugira umugore we kuko umugabo we yari amaze kugira gupfa. So rero nasobanura icyo cyaha we yashakaga kwihana icyo cyaha, ariko kugira ngo yumvishe Imana ko afite kamere y'icyaha na karande y'icyo cyaha ikimugendamo ikimukurikirana, arangije arabwira ngo Mana ngo nk'umutima mushya. Ni muri Zaburi ya 51 ngo nk'umutima mushya, ngo wampa umutima mushya, ngo wanyeza, ngo wanyogesha izobu nakera. Naho ngaho byari bikomotse. So aho niho navuga ngo point of correction kugira ngo hatagira umuntu uza kubyumva nabi ngo wenda haraho bihuriye n'icyo cyaha cy'inkomoko. Nta hantu bihuriye, ni mu kwihana kwa Dawidi. Ndumva icyo ngicyo kiri kiriya. Ndakubaza nyine ikibazo umva point ye ntago yari yo kuvuga ngo kuri Dawidi ngo mu byaha niho mama yambyari. Point yari yo kuvuga ngo mu by'ukuri abana ko bavuga ngo nabaje kwana nindukizwa. Atanga urugero nti mu byaha niho mama yambyariye, kandi avuga ko abana bavuka ari innocent cyangwa se bavuka ari nta cyaha. Nuvuga ngo umuntu uvukana icyaha, icyo cyaha cy'inkomoko nk'uko Dawidi yabivuze, wenda ni ibintu bitandukanye, ariko se nk'umuntu uvukana icyaha cyangwa urakura ugakora mu byaha cyangwa uvuka uri umunyabyaha. Ntekereza ko icyaha cy'inkomoko ni icyaha cyo Adamu na Eva bakoze kera. So normal ni urupfu, reka bari ko mvuga twashyizweho umuvumo twese wo gupfa, ntago twaraba kuzapfa. Icyaha cy'inkomoko naho cyahereye. So nta hantu na hamwe ushobora kugihungira uretse igihe twikiriwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga umuntu wese ukomoka kuri Adamu na Eva icyo cyaha agendana nacyo. Wait ngo gupfa oya uretse ho gato nga winjijisha gupfa, kuko ndabizi ko buri muntu wese ugiye gutasije. Oya ntago ngiye gutasije. Nge nukankonfusing ko akuramwe gupfa, uko gupfa ni gute ko nzi ko abakristo abakishijwe abantu bose bapfa. Byanga byakunda icyo kintu mbwira ngo gupfa ni ibiki? Mbo Imana irema Adamu na Eva ntago yari yarabaremeye kuzapfa. Yego. Urupfu rwaje igihe Satani cyangwa se inzoka yaje igashuka Adamu na Eva
ikabemeza yuko nibarya icyo kintu badashobora gupfa, kuko yarabaje ngo harya ngo Imana ngo yavuze ngo nimurya kuri iki giti ngo muzapfa, ngo reka ntacyo muzaba ngo ahubwo muzahumuka. Barakirya kandi Imana yari yarabaremye ngo no gupfa muzapfa. So rero Imana yari yarabaremye ngo babane nk'uko no mu ijuru babayeho, babeho iteka ryose. Ntabwo Imana ibarema bari bambaye iyi mibiri nk'iyi twambaye. Yari yabaremanye, yaravuze ngo nimureke tureme umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu, sibyo? Nicyo cyatumye Imana ibarema ikabagira nkabo, ariko imaze kubavuma, imaze kubirukana mu ngobyi ya Edeni. Unashakishije hano ku isi kuri mapu nta hantu hari ingobyi ya Edeni, ni ukuvuga hari ahandi hantu runaka Imana yari yabaremye irabashyira. Iyo ngobyi ya Edeni hano ku isi ntayihari. Uzahambwira aho iri kuri mapu tujye kuhareba, ntayihari. Ngo Imana yahashize abamarayika baharinda ngo harahari, ngo niyo mpamvu tutahabona. Hari ahantu henshi tutazi, hari ibintu tugenda hari abantu bavuga ngo muri Somalia ngo nimba hagati ya Ethiopia gutyo ngo hari ahantu ngo hitwa Aden, ngo ni ikigo cyaho ngo abantu bakeka ngo barabikeka ariko ntago ariho. So kuva rero kuva na siyanse kuva itarabiprovinga, ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo Imana yabirukanye mu ngobyi ya Edeni. Nibwo baje baza ku isi, nibwo babonye ko bambaye ubusa, bari bamaze kwambara uno mubiri. Iyo twambaye uno mubiri tubasha kubona ko twambaye ubusa. Bamaze gukora icyo cyaha bahise bahindura ishusho, ntago bari bagifite ishusho y'Imana, batakaje ishusho original y'Imana, bambara ishusho ariyo uyu mubiri w'icyaha. Aho rero niho icyaha cy'inkomoko cyakomotse, niho bita abantu icyaha cy'inkomoko, n'uyu mubiri twambaye muri make. Noneho nicyo dukizwa. Oya ntago ari cyo dukizwa. Dukizwa iki? Dukizwa iki nyine? Njye navuze ko icyo dukizwa umuntu avuka niyo kamere nyine. Niyo kamere njye niko mbyemera. Ntekereza yuko gukizwa hariho abantu batazazira yuko batakijijwe. Ibi bintu ni ibintu tugomba kwitondera. Dukizwa, ubundi gukizwa ni ukuvuga ngo ese ubundi ukizwa iki? Tuvuge nk'urugero, n'ubushize nabitanzemo urugero. Ndavuga ngendagiye nishe umuntu, nkoze icyaha cyo kwica. Uwo muntu nishe, urukiko byange bikunde rurankatira icyaha. Ida runkatiye icyaha cyo gupfa, cyangwa se runkatiye igifungo cy'imyaka runaka, cyangwa se kinkatiye icyo bita ihazabu. Ihazabu urayizi ari? Oya. Sengubeshye. Ihazabu ni amafaranga umuntu atanga ashobora gusimbura igihe yari gufungwa, cyangwa se akigereka hejuru y'icyo gihano uri gufunguka. Buri bufunga igihano runaka, ariko hakazaho n'amafaranga yandi agomba kwishyurwa. Ni ihazabu. Ihazabu itari zahabu. Ntabwo nzi n'ikinyarwanda. So urukiko runkatiye icyo gihano, undi muntu akaza akavuga ati ariko nkurikije ko uyu mubyeyi nubwo yakoze kiriya cyaha yavuze ko yidefendingaga, ariko kuko urukiko ruvuga ko yishe umuntu akaba agomba gufungwa, ariko akaba afite abana 4, reka njyewe nze mfungwe mu kimbo cye, ariko mumurekure agenda ajye kurera abana be. Ibyaha mwari kumubaraho byose mubingerekeho. Niba ari n'igihano cy'urupfu nagombaga gupfa, umuntu akavuga ati ye gupfa kuko afite abana, reka ngende mupfire mu kimbo cye. Uwo muntu abankijije urupfu. Reka nkubwire, uwo muntu abankijije cya gihano nakagombye kuba nakagiyemo. So twakijijwe urupfu rw'ibyaha, twakijije urupfu rw'iteka, niho kintu twakijijwe. Aho niho dutandukaniye. Njyewe icyo uko nizera icyo twakijijwe si urupfu rw'iteka. Icyo nizera ko twakijijwe agakiza kagomba kutugirira akamaro uyu munsi. Kamere yacu niyo idutera ibibazo byose biri ku isi. Izi ntambara zose ubona, abantu urwangano bagira n'ibindi byose, nibyo bizana umuvumo mu isi, ni ukubera kamere tugira y'icyaha. Rero icyo mbona gikomeye agakiza gafite ni ukubanza aka kanya tukiri mu isi, kamere yacu ihinduke. Nihinduka ibintu byose biraba paradizo. N'Imana barabajya bavuga ngo Imana izahindura isi nshya. Ntabwo Imana kuzaza ngo hitirema, nitwe tuzahinduka. Niduhinduka n'isi tuzayihindura. Nitwe tuzahindura isi cyangwa hazahinduka isi nshya ariyo tujyamo? Oya, nitwe niduhinduka tuzahindura isi. Uri kuvuga kuri ubu ngubu ariko mbere y'uko impanda ivuga. Cyakaza aho reka tureke kwajya. Avuze ko iwe icyo abona twakishijwe
ni igihano twari kubona. Yeah. Ariko njye mbona icyo twakishijwe ari kamere mbi y'icyaha tugomba guhinduka tugasa n'Imana. Ntabwo twakishijwe cyane cyane icyo gihano, twakishijwe kamere mbi dutera ahubwo kwizanira icyo gihano. Namuretse ku nkomyi uzi. Bibiliya itubwira ko twaremye mu ishusho y'Imana. Sibyo? Imana yaturemye mu ishusho yaryo. Kandi umuntu uko ari tuvuga ko turemye mu ishusho y'Imana. Iby'ukuri byo kuba tuvuga ntabwo tuba turi kuvuga ngo Adamu na Eva. Buri muntu wese ajya numva mu rusengero batwigisha ngo turemye mu ishusho y'iki? Y'Imana. Wowe ukaba urambwira ngo icyo gihe Imana ivuma abantu muri Edeni bikuyeho ishusho y'Imana. Ida turemye mu ishusho y'Imana niyo dusa nayo cyangwa twayikuwemo? Okay, reka ngusobanurireho gato. Turemye mu ishusho y'Imana cyangwa twayikuwemo? Nyine Imana ivuma Adamu na Eva ibavana muri Edeni. Sibyo? Yabambitse ngino mibiri. Kandi yarabaremye mu ki? Mu ishusho yayo. None seri Imana ifite umubiri? Imana ifite umubiri? Ntago mbizi. Exactly. Genda nkurikiza nyine babiri yabo. Imana irema Adamu na Eva yabaremye mu ishusho yabo, copy paste, mu ishusho y'Imana n'abamarayika, copy paste. Ariko tumaze guhinduka, Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, nibwo bibonye bambaye ubusa muri iyo mibiri. Ni ukuvuga igihe bari bagifite ishusho y'Imana bari bambaye indi mibiri. Ishusho y'Imana nyine. Ishusho y'Imana copy paste. Noneho bamaze kwambara uno mubiri, ikintu twasigaranye ni kamere y'Imana. Ariko twambaye indi mibiri, iyi mibiri ipfa ikabora, mu gihe umubiri w'Imana ntabwo upfa ngo ubore. Ngiri igitandukaniro. Umubiri w'Imana ntabwo upfa ngo ubore, ariko uyu nguyu twambaye twebwe urabora. Ariko icyo twasigaranye cy'Imana aricyo kiri muri twebwe, ari byo bugingo cyangwa ari yo Roho Mutagatifu, ntibora, nta nahiri, nta nubwo ubasha kuyifata kuko n'Imana ntifatika. Niyo tuba turi kuvugaho mbega. Ubu ni njyewe uri kuvuga, nanjye uhagaze ahangaha, turi abantu babiri batandukanye. Harimo ubugingo ariyo roho bita roho iri muri njyewe, ariyo njyewe Rasheli. Spirit. Hakaba n'uyu mubiri. Iki ngiki mwebwe mubasha kubona kugira ngo ya roho ibona hitura. Rero mbere niko mbitekereza kuko nanjye sinari impari. Iyi ngiyi biratandukanye n'iby'ijambo ry'Imana rigiye kuvuga. Aha ndavuga ibitekerezo byanjye. Njyewe ku rwanjye ntekereza yuko twari twambaye izo roho ziri aho zigenda mu kirere nk'uko Imana, uwo mubiri twebwe tutarabonesha amaso yacu, tutanazi nta n'umuntu n'umwe urawubona, n'uwo twari twambaye. Imana ifite uko bo usa tutazi, tutabasha no kubona. Ariko tumaze gukora icyaha, uwo mubiri twarawatswe dusigarana kamere y'Imana, ariyo roho yacu. Hanyuma twambara uyu mubiri ubora, kuko Imana yaravuze ngo no gupfa muzapfa. Twambara uyu mubiri upfa. Ni ukuvuga icyo gihano cyahise kiza direkte, kuko Imana yari yarabivuze ngo nimuryaho kuri iki giti no gupfa muzapfa. Byatumye twambara uyu mubiri upfa, rero dutakaza wa mubiri w'Imana udapfa. Ndumva biri kiriya. Reka mbisomere n'amagambo hano wenda bivuga. Zaburi 82 umurongo wa 6 na Yesu yigeze kubivugaho. Yaravuze, njyewe narivugiye nti muri Imana, kandi mwese muri abana bisumba byose. Uwo niyo shusho twari dufite. Ahandi dusome muri Yohana 3:3. Aravuga ati, Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Uvuga utabatijwe. Reka dukomeze wenda. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Aha kuri 6 cyane cyane. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ni birebire ariko wakomeza ugasoma munsi. Hashaka kukubwira dufite kamere ebyiri, ariko hari kamere imwe imeze nk'aho iyo turi abapagani itagaragara. Kamere yacu y'umwuka ntabwo iba iri gukora, ariko niko gukizwa njye ni nako mbyumva, nuko iyo kamere yacu imeze nk'iyapfuye izuka y'umwuka. Njye hari ibintu mpamvu ntari kumva. Umwuka na kamere ni ibintu bibiri bitandukanye.
oya kamere nuko twambaye umubiri kuba ugenda gutya uri kumbona iyo niyo kamere nyine naho umwuka nyine ntago ubasha kugaragara ni wowe uri gutekereza ayo magambo ni wowe umwuka ntabwo wafata ibitekerezo n'umwuka biratandukanye ni umwuka ushaka kuvuga umwuka aza umwuka cyangwa ushaka kuvuga spirit. Okay, reka nze ngusobanurire gutya. Spirit. Reka ngusobanurire gutya gato. Ntuza amazi, reka dufate urugero rw'amazi. Reka ngusobanurire. Muri chemistry tuvuga ko amazi ashobora kuba liquide agasukika. Iyo yakonjesheje aba solide, aracyari amazi ariko abaye solide, ibintu bifatika. Arakomeye. Iyo yashyize mu iyo yashyuhije yatabujije akabira. Arabira akaba umwuka. Izo ni dimensiyo zitatu. Ni nk'uko natwe dushobora kubaho umubiri tukabaho ibitekerezo tukabaho n'ama-emotion. Ariko hari dimensiyo ya gatatu igize amazi ni za chemical muzita gute elementi za chimique zigize amazi. Izo noneho zigereranywa n'umwuka kuko ni energy. Ntago z'ubwazo zapfa guhita uvuga ati dore aya ni amazi. Ariko inside y'amazi mo indani tuzi ko harimo hydrogene na oxygene. Ariko ugiye nabwo munsi indani muri iyo hydrogene na ubona amatome n'ibiki ukagera ahantu nyine ugera nyine wavuga ngo ni umwuka gusa. Nicyo rero niko umuntu nawe ateye afite izo dimensiyo ukuntu mbona umuntu ateye hari uyu mubiri ufatika ari wo wagereranya na kwa kundi twavuze amazi iyo wayakonjesha aba ari solide aba ari ikintu gifatika. Umuntu agira ama-emotion amarangamutima. Umuntu arishima akababara. Ibyo wabigereranya n'amazi. Abantu benshi bakunze kugereranya ama-emotion n'amazi. No gutemba nyine ibintu bisukika. Noneho hakaba n'ibitekerezo. Ibitekerezo abizi biraguruka. Iyo tuvugana gutya turi gukoresha umwuka. Ndabyumva. Ni ukuvuga ibitekerezo bigereranywa n'umwuka. Y'amazi yo wayacaniriye umwuka. Ariko noneho spirit ni ya H2O. Ni ikintu kitagaragara gitandukanye n'uriya mwuka uhumeka uyu nguyu. Ni ikintu cy'indani kivuga kamere yacu ya nyayo. Kamere y'amazi ya nyayo ni oxygene na hydrogene. N'umuntu nawe nuko. Ngiye nanjye ukuntu mbyumva wenda nk'umuntu ukuntu wavuga ngo umuntu ateye ni ibice bitatu. Nuvuga ngo umuntu agizwe n'umubiri. Sibyo? Uri simple cyane. Umubiri hakabaho ikintu nakita energy. Energy ni icyo kintu bita ubwonko kikurimo mu imbere. Ubwonko rero nibwo numva producing ibyo byose izo emotions uri kuvuga izo ki mbega mbaramutse mbishyize nk'umurugero rwa science. Energy rero ngira ngo ikurimo manzo ariyo twitangira ngo spirit. Uko energy ni idapfa tugiye kuri science energy ntushobora kuyirema. Ntishobora gupfa nta no gushoka can't get rid of it. Yaho turumvikana iyo rero niyo yapfuye niyo ikeneye niyo turi kwita umwuka. Icyo uri kwita energy genda kucyita identity ya nyayo nk'uko amazi identity yayo ya nyayo ari za oxygene na hydrogene. Nubwo ashobora gufata ishusho ifatika agafata ishusho isukika ariko identity yayo niriya energy. Sasa navuga ngo iyo energy niyo wavuga ko ari Adamu na Eva cyo gihe muri ntuza. Roho mbega ariyo yari umuntu uri we w'indani. Umuntu wa nyawo w'imbere. Uyu mubiri uza nyuma. Ariko noneho muri Bibiliya baratubwira ngo Imana yafashe Adamu ifata ibumba iri mu mubiri. Bavuga ko yaremye umubiri ni ibumba. Icyo gihe yari akiri muri Edeni murema. Ibyo byose Imana yaremye umuntu imuremye. Ibyo rero ngo Imana yaremye Edeni, ntago Edeni iri mu ijuru. Edeni irahandi hantu. Yaremye Edeni ariko ndavuga iremye umuntu. Yamuremeye imuremera ingobyi ya Edeni. Yamuremeye ingobyi ya Edeni. Ariko icyo mvuga no kuvuga ngo yaremye yafashe itaka. Ikora itaka iremye umubiri. Kandi ukumva ko Imana nta mubiri ifite. Abatubwira ngo Imana yafashe icyamugize umuntu gituma akora nuriya mwuka yamushyizemo ya H2O twavuze. Ya energy niyo yamugize umuntu nyamuntu naho ubundi yari kuba ari umuntu.
niwe wakomeje nese icyamuvuyemo ni iki rero ava muri Edeni nicyo nshaka kumenya. uriya mwuka we warayobye utangira gushaka gukontororwa n'ibiri ku isi, wibona nk'aho ari umubiri aho kwibona nk'Imana. Niho rero kugaruka kuri Edeni no gushaka kugaruka kuri kamere yawe ya nyayo ariyo yo mu mwuka. Ntabwo turi umubiri gusa, ntabwo turi umubiri, turi umwuka, turi abana b'Imana. Yesu yaravuze ati muri Imana turi spirit. Njyewe rero nitugera nk'uko Patrick yabivuze, ibitekerezo byacu biri ukwabyo, umwuka wera nawo uri ukwawo, hari n'umwuka mubi wa Satani. Iyo ni ibintu bitatu biba muri twebwe, kandi byose bikorerwa muri twebwe. Ibitekerezo byacu birahari kuko Imana yaduhaye amahitamo. Ujya wumva nk'iyo ugiye gukora nk'ikintu, wenda tuvuge nk'urugero urimo urashaka nko kujya kwiba, sibyo? Wumva umwuka ukubwira reka genda, nuca hariya ugaca hariya, nta nubwo bari bugufate, doreba nta nubwo bari no kureba na kamera, urari bihagaze hariya, irindi ntagira ibiri kureba, ukumva muri wowe hari ibitekerezo biri kukubwira bityo. Urasenga ngo Mana mfashe ntibampa. Ibyo wabyita ko ari umwuka wawe. Oya, apana w'Imana wa Satani. Umwuka wa Satani ni umuntu ni bimwe kuko umuntu yarayobye. Wapi. Imana yaduhaye amahitamo. Imana yaratubwiye ngo dore nshyize imbere yawe icyiza n'ikibi. Icyiza ni umwuka mwiza uzajya uvugira muri wowe, ikibi ni umwuka wa Satani uzajya ukubwira wowe. Hanyuma hakabaho n'amahitamo yawe. Ayo mahitamo yawe rero, irya decision ufata ya nyuma, biriya nibyo bitekerezo byawe. So hari umwuka wa Satani utwongorera. D'abord uwo nguwo nta nubwo aba muri twebwe, aratwongorera kuko nawe ni umwuka. Aratwongorera akatubwira ati dore kamera reba zirazimije, nta nubwo bakureba, dore baranarangaye, dore wanabigenza utyo, nuko akagushuka. Ariko mo imbere muri wowe mo hasi mu mutima ukumva ijwi rikubwira ngo hoya, kwiba si byiza, kwiba ni icyaha, niba gufata uri bugire n'ingaruka. Iryo ni ijwi ry'umwuka wera. Nta muntu n'umwe ubaho Imana yaremye udafite umwuka w'Imana, nta n'umwe, sibyo? Hanyuma rya jwi ryawe noneho rikakubwira ngo ngo noneho ngo ubwo bimeze bitya ngo reka nkore gutya, ni wowe ufata decision. Ni ukuvuga wagize abantu babiri bakubwira. Ni nk'uko Patrick yaba yicaye hano ari kukongorera ikintu kimwe ugiye gukora, nanjye nicaye hano ndi kukubwira ikindi, ariko ni wowe uri bufate decision nimba uzamura akaguru k'iburyo cyangwa k'ibumoso. Decision irafatwa nawe. So ibyo rero ni ibintu bitatu biri muri twebwe. Ibyo ni ibintu bitatu tugomba gutandukanya. Ubwenge bwacu n'umwuka w'Imana biratandukanye. Biratandukanye. Niyo mpamvu umwuka w'Imana, none se ko hari nk'ibintu Imana ijya ibwira mwuka ngo atwereke, ukazabona nk'ikintu ukavuga ngo aha hantu ngo ngeze ngo niyi setting ukuntu imeze, abafaransa babyita ngo ni déjà vu. Noneho ni ikintu bumva ko wabonye muri wowe, ariko mwuka w'Imana ashobora kuba yarakikweretse icyo gihe, ariko kuko mwuka w'Imana atari active mu buzima bwawe, ntubashe kugira icyo gikoraho. Wazana kibona ukagira ngo ni nka kwa kundi nyine, ni ibintu nyine wisanga ukumva warabibonye, ariko ni mwuka w'Imana uba yaragerageje kukwereka ikintu, akubwira ati hari ahantu uzagera aha n'aha, hari nk'ikintu runaka yashakaga ngo ubikoreho. Ariko kuko mwuka w'Imana atakangutse, atari na active, adanafite n'imbaraga muri twebwe, ntitubashe kubimenya. Iryo ni iyerekwa, sibyo? Ubibona uri maso, ushobora no kubona nabibonye mu nzozi, ariko wazabibona ukabona wisanze ahantu, ibintu wabonye wumva ubizi pe, ukabona ibintu byose bimeze nk'uko wigeze kubibona, nk'aho byigeze kukubaho handi hantu, ariko ugashaka aho byakubayeho ukahabura. Wanareba n'abo bantu ukabona ntimunaziranye. So uwo ni mwuka w'Imana uri muri twebwe. Ahubwo kuvuga ngo uko mwuka w'Imana akomeye muri wowe, niko tubasha kumukoresha. Mwuka w'Imana mu bantu akomera uburyo butandukanye. So rero urumva, nitugaruka kuri bya bindi ibi twari turi kuvugaho ngo umuntu ngo akizwe iki, iyo tumaze gukizwa tukegurira umutima wacu Imana, mwuka wera abasha kutuganza, akabasha kutuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko aho ngaho ni nyuma yuko tumara gukizwa, ariko bitavuze ko mwuka w'Imana ataba muri twebwe. Buri muntu wese afite mwuka w'Imana kuko twaremwe mu ishusho y'Imana. Uwo ni mwuka w'Imana ugendera muri twebwe. Mukomeze ku kindi kibazo kuko ndumva ntago niba twamenye ngo twakijijwe iki, gusa icyo twakijijwe ntago twakijijwe urupfu rw'inkomoko. Urupfu rw'inkomoko umuntu arukira yabatijwe, ariko Imana ntishobora kuzatuziza ukuri kw'ijambo ry'Imana, nuko Imana itazatuziza icyaha cya Adamu na Eva. Nk'umwana upfuye atarabatizwa, nk'umwana upfuye atarakizwa icyo cyaha cy'inkomoko, ntago bivuga ko atazajya mu ijuru.
oya aho ngaho niho tuvuga ngo abana ni abamarayika kuko nta cyaha bo ku rwabo ruhande bakoze kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu wese azabazwa ibye nta muntu uzazira icyaha cyose yakoze niba we atarakuze ngo yongere agikomerezeho niba so yarakuze aterekera wakura nawe ugaterekera ukaba waragize amahirwe yo kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ngo umwakire ntumwakire ibyo uzabibazwa ariko niba so yarakuze aterekera ntubijyemo nyuma ukazakizwa nta hantu uhuriye no guterekera kwa so nta hantu muhuriye mbega kuko akenshi hari igihe nk'abantu batizera Imana ngiye bakuroza kuvuga ngo impamvu ya mbere batanizera Imana ni ukuvuga ko ibyo bintu biri muri kaca y'abantu bivuga ngo impamvu bizera Imana impamvu bagira gute biri muri kaca y'abantu biri mu madini kanaka kuko nk'urugero barakubwira ngo 90% y'uko uri umukristo uba waravukiye mu gihugu cy'abakristo nimba uvukiye mu gihugu cy'abayisilamu pourcentage nyinshi cyane ziri ko uzaba mu bayisilamu uvukiye muri India niba ngo uzaba umuhindu amahirwe manini cyane uzaba umuhindu ese ari inkubaza ikibazo twebwe mbere ya 30 na kangahe mbere y'uko aba bazungu bo kabyara bo kagira Imana baza kutubwiriza ubutumwa bwiza twebwe twari iki mbere y'uko baza muri Afurika ngo baze kutubwiriza ubutumwa bwiza twari iki basogokuruza baraterekeraga barabandwaga ni ukuvuga generation yacu yari y'abapfumu oya ntabwo mbyemera nanjye simbyemera kubera ko kankwereke impamvu ntabyemera nkubwire ntabwo bivuze ko abapfumu batariho icyo gihe wenda wasanga bari na benshi pe abantu benshi aribyo bakoraga wivuga ngo wasanga niko byari bimeze tuvuge bari na benshi sibyo ariko nanone hariho Imana kuko ijambo rurema ntabwo aribo barizanye ngo ibyo ari byose ushobora kuba ari umuntu Imana yarakweretse kuyizera utazi ngo ibyo dusoma muri Bibiliya ni ibi utazi ngo ibiki ariko tuzi ko hari ikintu nivuga ngo twizeraga ko haba hariho ikintu kirekire kituruta kitari ngo mu bapfumu kitari ngo hehe kitari ngo nguki erega abo bapfumu niyo barimo baraguza bakubwira ko ari Imana yabo bavugaga Imana rurema babitaga Imana rurema ntabwo bivuze rero ngo erega n'abapfumu ariko se aba bapfumu bariho ubona ko harimo itandukaniro kujya kubandwa kujya guterekeza kujya kugira gute iyo ni imihango abapfumu bakoraga kera igihe twari tutarasobanukirwa twari tutaramenya ko hariho umuntu waducunguye ni ukuvuga urumva ibyo bintu byabaye kera cyane ni amakuru asaba ngo buri muntu agire uyabwirwa utabibwiwe ntabwo yabimenya niyo mpamvu natwe turi hano turimo turagerageza kugira ngo tuvuge tubwire abantu icyo bagomba gukizwa ariko none se nta mihango iba mu gikristo habaho kubatizwa habaho kujya ku ifunguro ryera ifunguro ryera no guterekera urumva naho bihuriye bose bazanaga ikintu imbere y'Imana bakanywaho bakagera gute byarakorwaga nabyo byose imihango bizizaga iminsi runaka yose yabagaho bari bazi Imana yari barimo ntabwo abazungu aribo bazanye Imana Imana yari ihari abazungu ntabwo aribo bazanye Imana abazungu baje kutumenyesha Kristo ni ibintu bibiri bitandukanye abazungu baje kutumenyesha Kristo gukizwa icyo ari cyo baza kutwigisha iyo sije uvuze ngo guterekera n'ifunguro ryera Imana imbabarira icyo kiganiro sinanakivugaho ntacyo tukireke icyo ntacyo kimaze ni ibintu ntashobora no kwicara ni ibintu ntashobora no kugereranya kuko ntabwo wafata umucyo n'umwijima ngo ubihagarike kimwe muri Yohana ibice 3 ndatekereza ari ku murongo wa 18 niho bavuga ngo umucyo waraje ariko abisi barawanga kuko bashaka kuba mu mwijima biriya twakoraga byari ibintu byo mu mwijima ibyo abakristo bakora ni ibintu biri open uzarebe abantu bajyaga guterekera hari akazu binjiramo runaka bakora ibintu biteye isoni sibyo ibintu bakora ntago byari ibintu bajya hanze ngo bikore ku karubanda ngo bashyire hariya buri wese abimenye nta nubwo ari buri muntu wese wemerewe kubikora nta nubwo ari buri muntu wese ufite uburenganzira bwo kubikora niyo mpamvu ntago wabigereranya n'igaburo ryera ntago twabigereranya reka wenda tukireke ariko
icyo cyo umwami ntagifuhira. uzabaze abazi amateka y'u Rwanda n'ibiki bavuga ibi hari imihango bakoraga ku mugaragaro mu minsi mikuru y'umuganura n'ibiki ibintu nk'ibyo ibyo ariko byose biratandukanye. ariko reka tubireke tujye ku kindi koko biratandukanye kure cyane rwose. ariko ibyo hari ukuntu abantu bashobora kuba barasuzuguye amateka yabo nk'uko kubera ubukoroni atari kuvuga ko ibintu byari bibi nk'uko ubitekereza. Ariko Imana yari ihari, reka nkubaze ikibazo yarakoraga. reka nkubaze ikibazo. Ni gute umuntu yajya kuraguza akakubwira ati ngewe ni nk'urugero wenda ni nk'umugabo yavutse ari nk'umwana wa kabiri wa gatatu, ntafite, hari imigabane hari n'imirage bahaga abana b'imfura iyo babaga ari abahungu itaharahabwaga abandi, cyangwa se akaba ari nk'umukobwa akaba ari imfura ariko akaba atemerewe guhabwa umurage kubera yuko ari umukobwa. Akagenda akajya ku mupfumu akamubwira ati ngewe nkurikije ko ndi umwana w'umukobwa nta murage mfite iwacu, ndashaka ngo nzahabwe nanjye umurage nk'abandi. Umupfumu akamubwira ngo kugira ngo uhabwe umurage uragomba kuntamba wenda ubusugi bwawe, nubwo umwana wawe, nubwo umwuzukuru wawe, nubwo umwuzukuruza wawe, nubwo ubuvivi kugeza kuri generasiyo 7. Cyangwa se akamubwira ati uranzanira inka y'ibara risa gutya kugira ngo mene amaraso. Cyangwa se akamubwira ati kugira ngo bikunde nuko ugomba kumpa umwana w'imfura wawe no kugeza kuri generasiyo 7 z'abana bawe. Ukazasanga muri iyo famiye uko bashakanye inda ya mbere always ivamo. Ukibaza ngo byagenze gute muri Bibiliya? Urumva ibyo bintu bifite muri Bibiliya bikeye bitunganye. Urumva isezerano rya kera ntihahozeho ibitambo, ntibatambaga ibitambo by'intama, batambaga inuma, batambaga amatungo, ntabwo batambaga abantu. Ntabwo ziko Imana ibaza Aburahamu ku gutanga umwana wayo ko Aburahamu atabyanze avuga ati ni Satani. Impamvu atabyemeye, Aburahamu yari yarasobanukiwe ijwi ry'Imana, yari yarasobanukiwe gutandukanya ibitekerezo bye n'ijwi ry'Imana. Ikindi muri kirya gihe Imana yaramanukaga ikaza mu ishusho y'umumarayika, ukoherereza umumarayika wayo marayika Gaburiyeli akamanuka akavugana nawe, ukabona ko hari ikintu kiri extreme, icyo twita ngo ni supernatural, donc gifite imbaraga zidasanzwe. Ukabona ikintu kimeze nk'izuba kiraje kiguhagaze imbere, harimo ijwi riri kuvuga. Ni ukuvuga nawe nubwo ntago washidikanya kuko ni ikintu kidasanzwe cyakubayeho. Kandi nimba waragize iryo jwi, icyo kintu kikamanuka ari nk'umucyo mwinshi utabasha kureba, ukagira iryo zuba rikaza ari ryinshi rije rikubwira ngo haguruka mu gihugu cya so ugende, ndi Imana yawe, nzabana nawe, nzakugira sekuruza w'amahanga, rikaguha amasezerano, uzajya uzahura n'ibi, uzajya uzahura n'ibi, uzajya bizagenda uku nuku. Kandi uko Imana uko turabyita Imana, nubwo ijwi ry'amarayika ryarazaga rikavuga ngo ndi Imana, rikavugira muri marayika mu ishusho ya marayika tubasha kubona, kuko ntawe ubasha kubona Imana. Ni ukuvuga iyo wamaze gusobanukirwa ijwi ry'Imana, waramaze gusobanukirwa imvugo y'Imana, ubasha no kumenya uwo muri kuvugana ngo ninde. Ntugire gushidikanya ngo uvuge ngo ntago ari Imana yamvugishije, sibyo? Ukamenya ngo ni Imana yamvugishije, ndabizi neza ko ariyo. Warasobanukiwe ijwi ry'Imana, ukaba uzi ko icya mbere Imana niyo yabiguhaye bisa n'ibitanashoboka, n'ubundi nimba nakubwiye ngo nsubiza ni ibyayo urayisubiza. Icyo ngicyo Aburahamu yari yaragisobanukiwe. Ariko urumva neza ntabwo wahita uvuga ko uko ibyo abandi bakoze batari bazi Imana ya Isiraheli ko birasa n'ibyo ngibyo, kuko nabyo nimba baratambye ibitambo nabo barabitambye, nimba hari naho batambye umuntu nyakumutanga. Hari umwana w'umusirikare umwe mu bacamanza wagiye ku rugamba, yaje ntibuka umukobwa ngo wagiye kuririra ngo ubukome bwe, baramutambye arapfa umukobwa w'umuntu yica umukobwa we. Ntabwo Imana yabwiye, Imana ntabwo yamubwiye ngo genda unzanire kiriya gitambo. Ni nk'uko ushobora kuba uri mu kigeragezo gikomeye ukabwira Imana ngo Mana nungirira gutya nzakora iki n'iki. Bijya bitubaho igihe cyo kubitamba, cyo gutanga ya mihigo twahize bikatunanira. So kuri uwo nguwo byabayeho, ntago cyabaye ikintu kidasanzwe. Ni mu bacamanza, urumva yari asanzwe deja azi yuko afite, yasaga n'uwavumwe, yari yaravutse hanze, yari umugore utari umugore w'isezerano, cyangwa se umugore wa mbere nyina yarapfuye. Abavandimwe be bamwe mu mugabane bari babizi yuko afite amaboko abashije, barangije baza kumushakaho ubutabazi kuko bari bazi ko afitanye isezerano n'Imana. Baramubwira ngo ngwino udufashe kurwanya aba bantu baduteye.
nubarwanya ukabishobora tuzakwemerera utubere umuyobozi wacu cyangwa se umukuru wacu sibyo arangije we mu guhiga ni ubwe n'umutima we wose watambye icyo gitambo aravuga ngo mana nubana nanjye biratandukanye no kuvuga ngo baragutegeka hariya muri biriya byo baterekera baguha nta mahitamo baguhaye turi kumvikana baguha ibintu byose biri bigusabe kumena amaraso ariko ubu muzi ibintu by'ibitamba ahantu bigejeje abantu bamena amaraso yabo bakunda aho bikiri mu bihugu bikiri strong muri za Nigeria turabyumva muri za Ghana muri za Cameroon muri za biriya bihugu bigiterekera bikibandwa batamba ibitambo by'abantu bagusaba igitambo cy'umuntu ukunda ariko uriya we yaravuze ngo mana nungirira gutya ikintu kizatunguka mbere y'ibindi kuza ngeze mu rugo iwanjye ntabarutse nicyo nzagutambira iwe mu rugo habaga amatungo habaga birashoboka yuko wenda mbere yuko atunguka mu rugo rwe habanzaga ikiraro yumvaga azatungukira ku ntama yumvaga azatungukira ku nka ariko umwana we w'umukobwa yumvishe ko se yatsinze urugamba aturuka mu rugo kuko yamusanganiye ataranagera mu rugo yavuye mu rugo aririmba arenga urugo aragenda arakomeza ajya kumusanganira ku musozi turi kumvikana niwe waje yizanyaza kumugira gute kumwizanira biratandukanye cyane no kuvuga ngo Imana yagize ite nta kibazo ibyo wenda byaranarangiye ni amateka ariko nyine nashakaga kumvikanisha icyo dukizwa niyo kamere mbi ariko Imana yo yahoze mu mitima y'abantu kuva n'ubundi iracyarimo ntaho yagiye Imana ntaho yagiye mu mitima y'abantu iracyarimo izahoraho kuko nanjye naherekana nkubwira ijambo rurema ntabwo bigeze barituzanira kuko iyaba nta Mana tuzi nta kintu na kimwe tuzi ntabwo twari kujya tuvuga ngo rurema n'iryo jambo Imana ubwaryo nanjye sinababwiye ko abazungu batuzaniye Imana abazungu batuzaniye agakiza ariko turi kuvuga ahangaha Kristo niwe batuzaniye ariko Imana bari babizi ko ihari rero ntabwo wambwira nyine ngo ntabwo twagiraga ntabwo twizeraga abantu barizeraga bakagira kandi ibyo bintu byo gutamba n'ubwo ngo gutamba erega urugero naguha Samusoni burya nawe yaritambye kuko amaze kongererwa imbaraga sibyo amaze kongererwa imbaraga arimo ararwana bariya abantu ahantu yari abizi ko atari buharamukire sibyo yarabizi ko atari buharamukire wabyita so nko kwiyahura biriya bintu nimba ubizi ko ugiye ku rugamba ubizi kuri bupfe yasunitse inkingi hari umusirikare ugiye ku rugamba atabizi ko ashobora gupfirayo ushobora gupfa ariko urapfa nta musirikare ushobora gukora ikintu ariko se iyo bamaze kumurasa amaguru abona bimeze nabi ntabwo ajya abwira mugenzi we ngo namurase cyangwa akirasa uwo ni umusirikare utandukanye abaniyahuye icyo ni icyaha uko mbyumva niyo bakurasha amaguru ukavuga ngo ndasa unyice uburibwe bwamubanye bwinshi se kandi abonaho kugira ngo bagenzi be bakomeze bamugurira bijya bibaho tujya tubibona yego ariko ni icyaha sawa ni icyaha icyo nzi ni uko Samusoni we yari abizi neza ko hari ahantu atari buharokokere uko yabibonaga yari abizi neza ariko aravuga ati bibe yasabye imbaraga zo kugira gute yasabye imbaraga zo kunesha ariko nawe ari buneshereze yasabye imbaraga zo guhorera amaso ye no guhora ngo yice abanzi be yari abizi neza ko deja yaracumuye yamennye ibanga yari umunaziri w'Imana watoranijwe dore nibyo abantu tuzira muri ino minsi topiki yacu yari kuvuga ngo kuki abantu bakizwa neza bari ngo bagakizwa nabi nabo hari ugukizwa nabi harimo kumena ibanga nawe yakijijwe nabi abandi ntibanabyiteho niko ndumva ariyo topiki ntago Samusoni yararangaye yego ikindi navuga ko Samusoni yagize kutabyitaho yego iyo aza kubyitaho yari kumvira se ko yamubwiye akamubwira ngo mu bagore bose dufite muri Isiraheli wabuze undi mugore ujya gushaka uretse uriya munya Kanani Delila yari umunyamisiri yari umufilisitiyakazi ni abanyakanani bose kujya kuruta gushaka muri uriya mufilisitiyakazi ariko arangagira ate arababwira ngo niwe nakunze naba ari we munshakira so
urumva rero deja yari yizize icya mbere yizize gute afite ibintu byinshi yakoze ubwo rero tugiye kubivuga bya bindi deba ndende reka tubyihorere ntabwo wavuga ko ntabwo yakunze Delila ahubwo yakundaga abagore b'Abanyafilisitiya kandi mu itegeko ry'Abisiraheli byari bibujijwe impamvu byari bibujijwe ni uko Abafilisitiyakazi ntabwo bemeraga imana rurema bagiraga ibigirwamana nicyo cyatumaga Abisiraheli bababuza bikomeye cyane bakanabihanangiriza bakababwira ngo muramenye ntimugashaka abagore b'abanyamahanga si uko babaga atari beza si uko babaga bafite izindi nzigo si uko ni uko babaga bafite ibigirwamana byabo kandi iyo babashakaga bazaga bazanye nabyo nta yindi mpamvu n'imwe yera yirabura none se reka nguhe urugero umugore witwa Naomi yaragiye ajya mu gihugu Mowabu arangije avanayo umukazana ariwe Rusi uwo mukazana yari umunyamahangakazi kandi uwo mukazana ni nyirakuruza wa Yesu Kristo yego ni nyirakuruza wa Yesu Kristo bishatse kuvuga ngo gushaka abanyamahanga ntabwo byari bibujijwe Rahabu ni indaya y'umunyamahangakazi ariko yizeye Imana aba nyirakuruza wa Yesu nawe ari muri ba nyirakuruza ba Yesu niwe ubyara Obedi agashakana na Naomi akazabyara Yesaya akazabyara Dawidi so bishatse kuvuga ngo iki ntabwo Imana ireba ngo ni abanyamahangakazi ngo nimo harimo ikibazo no Imana yarebaga uyizera cyangwa utayizera ni ukuvuga umuntu wese utizera Imana ngo yizere umwana wa Yesu Kristo yamaze gucirwaho iteka ubu ngubu ariko yego no kuri icyo gihe iyo washakaga umugore w'umunyamahangakazi akazana izindi mana ubwo nyine ibyaha byabaga birangiye nicyo byari bishatse kuvuga nayo mpamvu bababuzaga bakababwira ngo muramenye ntimugashakane n'abanyamahangakazi kubw'ibigirwamana byabo bazana reka wenda ibyo bya kera tube tubiretse tujye ku bantu ubu ngubu ko topic y'umunsi iravuga ngo kuki abantu bamwe bakizwa abandi ntibabyiteho kandi abantu bakizwa bitewe gukizwa hakizwa ninde ukizwa kuko nagerageje kubaza ikibazo cy'amadini bitewe n'aho umuntu yakuriye nakubaza ngo nimba umuntu tuvuge avukiye nk'urugero nko muri India sibyo umuntu yamara kuvukira muri India akaba umuhindu uwo muntu ntabwo azagira gute ntabwo azizera Yesu Kristo ntabwo mwizera n'Imana yituvuga bafite imana zabo bavuga ngo ni imana zabo bazita n'andi mazina tutazi wenda nk'urugero impamvu ntanze urwo rugero urashaka kumbwira ko nta bahinde bakijijwe rero ntabwo aricyo nashatse abahindu abari mu idini ry'abahindu abahindu nyine bari mu idini ryitwa Hindu iyo bita Hinduism ni ukuvuga ngo ibyo baba bizera ibyo ari byose ubundi bizera muri reincarnation nimba ari reincarnation ubundi ntabwo bizera ko habaho ijuru cyangwa se habaho ikuzimu bizera ko habaho iyo upfuye urongera ukavuka iyo upfuye wenda nk'urugero wari umuntu mwiza ku isi wakoraga ibintu byiza ushobora kuvuka uri nk'inka wakora uri umuntu mubi warakoze ibyaha ukavuka wenda muri life yawe ukurikiraho ukavuka uri nk'isazi cyangwa se uri nk'imbeba njyewe ukuntu nzi bemera kongera kuvuka uri umuntu ahubwo ibyo wakoze mbere bigena ubuzima uzagira niwongera kuvuka nimba warakoze neza uzavuka ugira ubuzima butakugoye noneho iyo ubona uri mu buzima bugoye cyane ku isi akenshi biba bitewe n'ibyo wakoze mu gihe gishize nimba utarakoze ibintu byiza uzagira ibibazo mu gihe gikurikira kugeza igihe nyine iyo ntabwo ariyo point ibyo babizeramo bya byose ntabwo bizera ko habaho ijuru cyangwa habaho ikuzimu bizera ko isi izakomeza ikabaho gutyo abantu bongera akavukira mu kindi kintu wapfa ukongera ukavukira mu yindi famiye witwa undi muntu cyangwa se uri ikindi kintu point yanjye ishatse kuvuga ngo umuntu wizera gutyo nk'urugero akabaho ubuzima bwe bwose ku isi akora neza ntiyigeze amenya ngo Imana igira ite sibyo nigeze amenya ariko uwo muntu akuze mu by'ukuri umutima we utamucira urubanza ko ari umunyabyaha nta byaha akora nta umutima we ntumucira urubanza uwo muntu aciriyeho iteka ntazajya mu ijuru cyangwa aramutse atamenye ngo ibya Yesu Kristo cyangwa byumvishe gutyo kubera ko ahantu bitewe n'ahantu yavukiye kuko na Bibiliya iravuga ngo mwumvire so na nyoko kugira ngo uzakirire mu gihugu sibyo nuvuga ngo uwo muntu nakura yumviye se na nyina akora ibyiza agira gute akurikiza mbega
amategeko yose ashoboka ntiyakora ibyaha. Uwo muntu mbega we ni uvuga ngo dukurikije ntuza y'abakirisitu byo twizera ko atakijwe n'amaraso ya Yesu, atigeze abatizwa agapfa. Uvuga ngo uwo muntu basi ibyo bizabirangira aho ngaho cyangwa icyo kibazo kugeza kuri uno munsi wa none biragoye kugisobanura, kubera ko ntabwo tuzi ngo Imana mu guca urubanza rwayo izaruca ikurikije iki. Ikiri kiriya tuzi neza ni uko umuntu wagize amahirwe yo kumva nubwo wabyumva rimwe ukabyirengagiza, uwo nguwo afite ikibazo. Kandi kugeza kuri uno munsi wa none biragoye kugira ngo wumve umuntu utarumva ngo Yesu Kristo abaho cyangwa ntabaho. Barahari. Barahari. Niba banahari abo ngabo urwo rubanza ntago rubareba kuko ntago babimenye. Ese ni gute Imana yaca imanza zitandukanye ku bantu bamwe baba barenganye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iminsi yo kujijwa kwacu yarayirengagije. Ni ukuvuga icyo gihe umuntu aba akirinjije. Tugiye muri Bibiliya nanone mu Baheburayo ndumva ari ku bice 3 kuva ku murongo wa 3 kugeza kuri 6 niho babivuga ngo ni bande bacirweho iteka. Ni nabande badashobora kubabarirwa. Ni umuntu wamenye agasobanukirwa agasogongera akamenya ibyo ari byo. Uwo muntu igihe yabihakanye ariko umuntu utarigeze umenya ntiyigere agira ngo ari mu rutumva ingoma, akaba yarakurikije amategeko ya leta imuyobora, akaba yarabayeho ubuzima bwiza. Imana irabizi kuko no gukurikiza amategeko ya leta yonyine ubwayo ntabwo byoroshye. Usanga n'amategeko menshi ashingiye ku mategeko ya Mose. Amategeko menshi muri leta agenderwaho uzasanga menshi akomoka muri ry'amategeko 600 ya Mose. Hafi ya yose. So ni ukuvuga uwo muntu wabashije gukurikiza amategeko yo leta imutegeka akabasha kubaho ubwo buzima butunganye, mu matwi akaba atarigeze yumva izina bita Yesu Kristo. Uwo muntu Imana izamufata muri babandi bo kujijwa. Ariko umuntu uri kumva iki kiganiro uri muranyumva nkaba navuze Yesu Kristo ngo wihane ukizwe, ntugire ngo uri muri abo ngabo, biratandukanye. Kantange igitekerezo kinyuranye n'icyo. Ntabwo nemeranya nawe. Impamvu ntemeranya nawe niyi. Hari abantu benshi babayeho Yesu atarabaho. Kandi abo bose tuzi ko babayeho ubuzima bukijijwe kandi bakijijwe batarumva Yesu. Yego. Abrahamu yiswe sekuruza w'abizera. Yizeye Imana azajya mu ijuru. Kubera iki? Nese Imana ica imanza zitandukanye, kuki bamwe izabacira urubanza ko batumviye Yesu, abandi kandi ngo uko bamwumvishe, abandi nabo kuki yazana imanza zitandukanye? Ntago zitandukanye. Ziratandukanye. Umwe yavuga ati nararenganye. Niyo mpamvu havuzwe ngo umuntu wabayeho agakurikiza amategeko yaho atuye. Sibyo? Agakurikiza ayo mategeko amategeko yose mu isi bagenderaho. Nakubwiye ngo nukurikirana ugasanga uzasanga ava muri ari amategeko ya Mose. Aburahamu yabayeho nkungirizaho gatoya kuko n'ubundi wari wanabivuze. Wavuze ngo ntabwo tuzi ukuntu Imana izaca urubanza. Sibyo? Ntago tubizi. None kuki tujajinga tuvuga ngo nguyu ntago tubizi? Nakubwiye ko hari kimwe tuzi neza. Kimwe tuzi neza cyo kirahari. Abantu babayeho nyuma y'uko Yesu Kristo yageze ku isi. Ni ukuvuga umuntu wagiriwe amahirwe cyangwa se reka mbyita ibyago kuri we, wo kumva ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, akumva yuko umuntu wese ushobora kwemera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana akamwakira akamubera umwami n'umukiza, akaba yarabyinyoye, reka bari ko mvuga, akaba yarabisuzuguye cyangwa yarabiciye amazi, uwo yamaze gucirwaho iteka. Icyo kiri kiriya kiranditse mu ijambo ry'Imana. Ntago ari ibyo ndi kuvuga, ntago ari amagambo yanjye. Nidusoma hano muri Yohana ibice 3 guhera kuri 16 kugeza kuri 18 birahari. Impamvu nanjye nakubwiye ngo ni ijambo ry'Imana. Ntago ari amagambo yawe nanjye hamande gukora ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu mategeko ya Mose ndetse ni 10 na twibagira ari 600. Ukurikiza ari 10 gusa bizaba bihagije. Ukora 600 hagiye harimo ibintu byinshi cyane. Ni imigenzo. Yego, harimo imigenzo n'imihango yabo. Amategeko ni ari 10 n'uyakurikiza. Amategeko 10 ya Mose. N'uyakurikiza yose. Aha azagiramo nari ya 600. Kuko ni ntuza ni nkaho ari 10 akubiye muri ariya.
sibyo akurikiza yose mbega ni nk'ibice bigenda bigira noneho hari nimba ari ni rya kabiri ni rya kane ntabwo ryibuka rivuga ngo wumvire so na nyoko iryo tegeko umuntu wavukiye muri India najya gusoma Bibiliya pasiteri akamubwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo wumvire so na nyoko tena nyina bakamubwira ati Imana nyayo ni yacu y'Abahindu nutatwumvira wa mwana ufite ibibazo uwo muntu uzamubwira ngo iki aravuga ngo ntabwo numviye se numvuga ngo ninjya mu abakristo ibyo wambwira nibyo ndavuga ndabyizeye kandi bivuze ngo ngomba kumvira inde data na mama kango usomere hano Yesu aravuga kuri icyo kintu Yesu agiye kugaragaza uburyo idini ari ryo rituma abantu batanagera ku Mana yari kuvuga ku bafarisayo ariko na n'ubu bafarisayo baracyahari abantu bose bakomeza kuvuga ikintu amategeko bakomeza kuvuga imigenzo reka nsome Matayo igice cya mbere umurongo Matayo igice cya 15 guhera ku murongo wa 6 haravuga ngo nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu mwandyarya mwe Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ahamagara abantu arababwira ati nimwumve musobanukirwe ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya icyo gihe bari hari itegeko ry'uko bagomba gukaraba intoki mbere yo kurya Yesu aravuga ati ntaho bihuriye n'ibyo mu mwuka ikijya mu muntu ntacyo ari cyo kimwanduza kimugira umunyabyaha ahubwo kimuvamo amagambo mabi n'ibintu byose akora okay dukomeze no kujyana mbereke aho yari aturutse ababwira ibyo bari bafite imigenzo bagenderaho ku murongo wa 12 ngo maze abigishwa baramwegera baramubaza bati uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa nimubareke nabarandata impumyi kandi nabo bahumye ariko impumyi iyo irandase indi zombi zigwa mu mwobo Petero aramusubiza ati dusobanurire uwo mugani aramubaza ati mbese namwe ntimurajijuka nimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima nibyo bihumanya umuntu ayo ni amagambo okay muri make yari ari kubereka ukuntu inyigisho zabo imigenzo yabo igenga idini ugomba gukora iki ugomba kugira gutya bituma birengagiza ikintu cya mbere cy'ingenzi dusome ahandi gato Matayo 23 umurongo wa 1 ngo maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora nuvuga no uhita utekereza babahanuzi bose ujye ubona kuri za YouTube na hehe bakora ibintu nawe ukavuga ati ibi bintu ntabwo ari iby'Imana nibo bari kuvugwa ngo ku murongo wa 4 bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu ngo ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe n'impapuro bambara zanditsweho amategeko y'Imana bazagura bakongera inshunda z'imyenda yabo kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi bivuga umwigisha ngo ariko mwebweho ntimuzitwe rabi kuko umwigisha wanyu ari umwe namwe mwese muri abavandimwe twarekera aho ngaho genda byumva niyo mpamvu nanjye navuze ngo nitwumvira amadubwa ngo amategeko ya Mose 600 ni amategeko ya Mose 600 nanuza na Paulo nawe yafite ibyo yagiye avuga ariko amategeko ari amategeko 10
niyo mpamvu nkubwira ngo n'umuntu ntakurikiza amategeko 10 ntabwo ari amategeko ari aya Mose ari amategeko y'Imana. Yose tuzaba iyo bazaba bayubahirije nyine aya mategeko 10 ntabwo ari amategeko ya Mose na y'Imana, hari amategeko 10 y'Imana. Nuko bayita ngo ni amategeko ya Mose, ntabwo ari aya Mose ya byose nayo nuko Imana yahaye Mose. Muzi impamvu Imana yagiye kuyatanga? Imana ntabwo yashakaga no kuyatanga, abantu yabonye bashaka gukomeza gukurikiza imigenzo yabo. Biravuga ati abantu kuko bashaka itegeko reka ndibahe, ariko Imana ishaka gukurikiza umwuka w'Imana. Cyo gituma tubwira ngo muyoborwe n'umwuka iteka. Hano ku murongo wa 13 ngo nayo ngikomeza ngo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta iry'abandi. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini ryanyu, ariko iyo ahindutse mutuma abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana wa Gehinomu. Kwa kundi uvuye ati mbwino muri mu idini ryacu. Aho hantu urakoze cyane. Mwabarandasi bahumye mwe muzabona ishyano mwebwe bavuga bati urahiye urusengero ntacyo bitwaye, ariko urahiye izahabu yo mu rusengero azaba yibohesheje indahiro ye. Byandi byo ituro ngo nimba ngo wavuze ngo uzatura ntuture ririya turo. Abapasiteri bamwe babigira ibintu bikomeye cyane, ariko ntibite ko kwica itegeko ry'Imana rikuru ari ryo kwimura Imana. Ngo mwabapfu mwe mwampumye mwe ikiruta ikindi ni iki? Ni izahabu cyangwa n'urusengero rwubahiriza izahabu? Kandi ngo urahiye igicaniro ntacyo bitwaye, ngo ariko urahira ituro rikiriho azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Mwampumye mwe ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro cyangwa ni igicaniro cyubahiriza ituro? Nuko urahiye igicaniro n'icyo abarahiye n'ibikiriho byose, kandi urahiye urusengero nirwo abarahiye nirubamo Imana irubamo, kandi urahiye ijuru abarahiye intebe y'Imana niyicaraho. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mutanga 1/10 cy'isogi na ananasi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, ariko na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe mumimina umubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Nukuvuga umubu mufata akantu gato mukagira ikintu cyahatara, ariko icy'ingenzi mukakirengagiza. Wibaze kumira bunguri ingamiya, ariko umubu kajya kuwuminina nyine nk'ari ikintu gikomeye. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere y'igikombe n'imbehe, nyuma yabyo haboneke kuba heza. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasize ingwa bigaragara inyuma ko ari byiza, nyamara imbere huzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu ko muri abakiranutsi, ariko mu mutima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Ni idini. Urumva Yesu ntabwo yaciye, ni nicyo cyatumye bashaka kumwica. Ntabwo yigeze aca ku ruhande kugaragaza ububi bw'idini. Idini, ariko nyuma avuyeho nawe bamushyiriyeho idini, kandi icyo yaraje gukura hari idini. Yashakaga ko abantu bamenya Imana bidaciye mu idini, nk'uko Abrahamu yamenye Imana bidaciye mu idini. Yamenye Imana abasekuruza b'abizera, kandi nta dini ryari rihari. Wavuga ko Abrahamu yari umuki? Ba Dawidi bose bande bose bari bazi Imana, barakiranukaga. Uko wamugani urebye usanga Imana yabakoreshaga imirimo. Abantu bose nta dini bafite runaka, nta rusengero runaka bafite ngo basengeragamo. Hari umuntu witwa Henoki, yabayeho nyuma ya Adamu wenda nk'ibinyejana bingahe.
nta dini ryari rihari na rimwe, ariko ngo yakiranukiye Imana ngo bigera ku rwego ngo Imana ibona uko adakwiriye kuba mu isi. Henoki Imana imujyana adapfuye mu ijuru. Na Eliya nuko nawe yabayeho agerege babona ntabwo isi imukwiriye kuyibaho, bagenda mu ijuru. Ntabwo ari kuvuga ngo bategereje ngo iki ni ukuvuga ngo n'ubundi habaho ibintu bita idini ubundi ryakabaye kuba ari idini ryakagoye kuba nta nubwo ari n'idini kwanza n'urusengero hano. Kandi mbona ngewe kwifatanya n'abantu ngo musenge mu kugira rego aho mwita ngo mu nzu y'Imana cyangwa se mu rusengero ari ahantu nyine ahubwo abantu bahurira ahantu, ubwo ngo ahantu hose haba urusengero pe. Icyo tukunze kwita urusengero, ubundi urusengero rw'umuntu rwo Imana yemera ni umutima w'umuntu. Turabyumvikanaho. Hanyuma hakabaho ahantu nyine aho abantu bavuga ati katwihuza, ariko muri iki gihe ubona abantu se aho kugira ngo bihuze babe ari benshi bakavuga ati turabona imyemerere yanyu tutari kuyemera, aya mategeko turabona tutari kuyemera, reka twitandukanye twishinga idini ryacu. Kugira ngo bagire gute? N'ubundi idini rivuka ari uko amategeko agize gute, abatemeranya amategeko. Naho amadini yagira bamwe bagasoma ibintu bakavuga ati turabona wenda se nk'urugero wavuga nka hari aho ADPR zitandukanye. ADPR ijya gutandukana sinzi ngo yatandukanye gute, hamwe bavuga ngo bamwe ngo banywera mu gikombe, abandi bakavuga ngo bakeneye udukombe twinshi, bakavuga ngo tukwegwe dukurikiza ijambo ry'Imana, abandi bakavuga ngo twego tugomba kubaho mu buzima bwiza kuko nanone ijambo ry'Imana ravuga ibintu byinshi cyane. Icyo kiri mu uretse n'ubukristo muri rusange bwatangiye hari idini ry'Abayuda muri Israel rivaho haza Gatolika ryatangiye ari idini rya Gatolika y'Abaroma. Nyuma byahindutse abaporoso baje mu 1607 ba Martin Luther King. N'abaporoso nabo habamo abadive habaki gutyo bose bazakomeza bicemo ibice kuko idini rizi abantu bananiwe gukurikiza umwuka w'Imana, bari gushaka gukurikiza amategeko. Ako amategeko mugomba kuyarekera leta n'umuco. Dusanganywa amategeko mu muco atugenga, dusanganywa mu mategeko ya leta. Main point yanjye ntabwo Imana ikwiye kuzanwamo amategeko. Main point yanjye ngiye muravuga nti kubera iki abakombye kutuyobora aribo batuyobya. Nk'urugero ndagurugero rumwe rushingiye ku idini, ibyo bavuga ngo abafarisayo ngo ibiki na n'ubu bariho cyane, abo wita ngo nibo benshi. Usanga nk'urugero ariho nko mu pasiteri ugira ikibazo akavuga ati pasiteri ntago afite ukuntu aza ku rusengero, sibyo? Reka twiterero tugire gute twitange tumugurire imodoka. Ntago mbyanze nta nubwo ari na bibi, sibyo? Tuvuga abantu baritanze baguriye pasiteri imodoka bagize gute. Ariko ejo bundi umukristo wo muri iryo torero agize gutye, wenda se agize ikibazo, wenda buze nk'akazi ke. Pasiteri ati pfukama hasi tugusengere mu izina rya Yesu ubona akazi, turagusengera akazi ukagire gute ukabone. Kuki uwo mukristo batamufata nawe nk'uko bateranyije ngo bitange babone imodoka ya pasiteri? Kuki batakitanga we ngo bayamufasha, sibyo? Mu gihe atari yabona ako kazi bayamufasha nawe nk'umukristo w'iryo torero. Ahubwo bakamubwira ngo pfukama hasi tugusengere. Uza ahantu havuga ngo idini ry'ukuri, ntabwo nzo byanditse, ariko hari ahantu handitswe ngo idini Imana ishima nirifasha abakene, nirifasha imfubyi n'abapfakazi. Idini rikwiye kuba ari icyo gusa, rikora ikintu nk'icyo. Ese ubundi ni idini cyangwa ni itorero? Idini ubwaryo idini ntabwo ari ikintu gikwiye kubaho. Idini ntabwo ari ikintu gikwiye kubaho. Rero rashe wowe ubyumva gute? Habaho idini cyangwa ni itorero? Wowe wamwiki bamwidini bamwitorero ba mu rusengero bahi. Reka nshimire buri muntu wese umaze kureba kino kiganiro, umuntu wese ugejeje ahangaha. Icyo nagusaba nuko ibya byose wakoze subscribe, ntabwo wageze ahangaha utari wayikora, ariko noneho kangusaba ngo ukande like hasi, ukande like, urabona akabatani kameze gutya ugakandeho, ubundi part 2 nayo irahita iza vuba, ubundi murakomeza mwumviraho n'ibyo Rachel yari amaze kuvuga. Ubundi dukomerezeho. Murakoze cyane. Mugire ibihe byiza cyangwa se mugire ijoro ryiza igihe icyo ari cyose muri kureba.